yari yasinze abatangira kunkubita ingumi mu mutwe ndyamye ndamubwira ese uramora iki aratangira arankubita nkubita ingumi mu jisho ndamubwira urimo uranziza ubusa uko nkubita ingumi nika nkandagira mu mugongo anera imigeri kuko nabo mafite ibikomere afata ferabeto amundagura mu mutwe naho hose mubona yarakwishe najya kuvuza induru afata icyuma ati nuvuza induru ndakwica ngo uje mbamamara umwana wanjye rero akajya avuza induru yavuza induru nawe akamukubita ishyi ngo naceceke ndagusuje kandi ngo ikaze ndizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo turabakunda kandi tubifuriza ibyiza byose bituruka ku Mana turi mu kiganiro byagenze gute turi mu mujyi wa Kigali Igikondo turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane ngira ngo murabibona akaba yarahuye n'isangane zo guhondagurwa n'umugabo we hafi kumwica birababaje cyane reka tumuhe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cyacu tumenye se ngo byagenze gute tuguhaye ikaze murakoze cyane Josiane byagenze gute mu by'ukuri ko waduhamagaye utubwira yuko umerewe nawe ufite inkuru wifuza kugeza ku bantu muri rusange mu by'ukuri byagenze gute murakoze nitwa Uwineza Josiane ukuntu byagenze nari ndyamye ariko wa gatanu nijoro byari nka saa 3 nari ndyamye n'umwana wanjye yego ubwo umugabo araza arakomanga ntabwo twari twashizemo urufunguzo hari yegetseho arinjira komera araza anjya hejuru ku mutwe arambwira ngo bite kuryamye ukaba utarateka ndamubwira kuko namenyereye kuma amafaranga kuri mobile money nategereje ko yama ndaheba ati se niba nayo wabonye niwaye no kujya ku mabotike bakaguha ibiryo nkaza kwishyura ndavuga se kutaba wabimbwiye nari kubigenza gute yari yasinze abatangira kunkubita ingumi mu mutwe ndyamye ndamubwira ese uramora iki ngo yangu ubushaka kundaza inzara unsuzugura kandi atatanze rasiyo ndamubwira ese ndagusuzugura gute hari mobile money yawe nabonye amafaranga kugira ngo mahe aratangira arankubita nkubita ingumi mu jisho ndamubwira urimo uranziza ubusa uko nkubita ingumi nika nkandagira mu mugongo anera imigeri kuko nabo mafite ibikomere pole aragenda ajya muri salo aragaruka nsanga mu cyumba afata ferabeto amundagura mu mutwe naho hose mubona sa nk'uwegeze ingofero hejuru tureba naho hose mureba yego mana yarakwishe najya kuvuza induru afata icyuma ati nuvuza induru ndakwica ngo uje mbamamara babawe umwana wanjye rero akajya avuza induru yavuze induru nawe akamukubita ishyi ngo naceceke ureka amane nyoko n'agasuzuguro ke kamushiremo aramundagura ngeze aho umwuka wo kuvuga noneho ndawubura subizamo ingofero noneho ubwo ngubwo bigeze aho umwana akomeje kuvuza induru niba ari impuhwe yagize z'umwana abonye ko maze kubyimba gutya n'ijisho ribyimbye arandeka ndamubwira noneho kubera ko ngize gutya reka mbyuke njye kwivuza arambwira ntabwo ubyuka urava hano mu gitondo kubera ko mfite nimero za mudugudu nahise ko muhamagara mwoherereza iyo foto ako kanya ukuntu angize amutegeka ko nsohoka nkajya kwivuza niko nasohotse ubwo mu kuvuza induru nta baturage bagutabaye nabo kubera ko ntago banyumvaga najyaga kuvuza induru akanshaka kunjomba icyuma ugatinya gutaka kugira ngo udapfa
watinyaga gutaka kugira ngo atagutera icyo icyo cyuma? cyuma kuko yambwiraga ko ari bunkuremo amenyo, mfite na rikode ze. Uwo mwana wanjye rero nawe yavuze induru akamukubita ishyi ariko bikanga akagumya kuvuza induru. Birangiye niba yarabonye ko amaze kwangirika arandeka, amagara mudugudu ndabimwereka, amutegeka ko amfungurira, arafungura. ubwo mudugudu ntabwo yigeze azana abanyerondo? Ntago yaje kubera ko yahise amubwira ati mufungurira ajye kwivuza, aratanga ikirego avuye kwa muganga kuko ndabona wamwangije. Ubwo nahise ko njye sinagiye kwa muganga, nahise njya kuri polisi. Ngeze kuri polisi banyohereza mu kagari. Mu kagari barambwira ngo nisubire kuri polisi, bahamagara abanyerondo bajya kumufata. Abagiyeyo basanga ako kanya ngisohoka yacitse yagiye. Kuki se ugihamagara mudugudu adahise yohereza abanyerondo aho ngaho? Yabohereje nyine njye nasohotse, bagira ngo aracyarimo basanga yagiye. Yakinze yagiye, ariko nasohotse nereka abaturage ukuntu angize. Nasohotse nereka abaturage ukuntu angize. Baravuga ati ntabwo twabyumvishe, ntabwo twabimenye. Ndabasobanurira ko yamfatiragaho icyuma ngo nimvuga aranyica. Ubwo nibwo nahise njya kuri polisi. Abanyerondo baje kumureba basanga yagiye yanakinze, kuko agenda yabwiye abaturanyi ati ndigendeye. Abona ari mbwiye ko angize gutya, niba yahise ajya kukomangira ngo aragiye. Ngeze kuri polisi barambwira njye kuri RIB. Ngeze kuri RIB nageze ariko wa gatandatu saa 9 z'ijoro. Banyakira mu gitondo nka saa 4. Ntanga ikirego uko byagenze. Bahamagara mudugudu baramubwira ati uwo muntu wo muri quartier yawe wabaye gutya inkuru wayimenye. Avuga ko ayizi yayimenye, ariko umugabo bamushatse bamubuze. Bamutegeka ko bagomba kumushakisha akaboneka, akaryoza ibyo yakoze. Yego. Ubwo noneho nyuma y'ibyo naratashye. Tukiri aho gatoya, ubwo mu gucika ko mugabo ntago mudugudu yaba yarabigizemo uruhare? Umudugudu ashaka kuba yarabigizemo uruhare kubera ko njyewe amezi maze muri Gikondo ni make cyane, ni amezi 6. Wagiye uhamusanga? Nagiye mpamusanga. Amezi 6 yonyine nari mamaze. Wambwiye ngo mu gukubita kwawe ngo yakubitaga ingumi cyangwa ni ferabeto? Yankubise ingumi, yarafite ferabeto mu mutwe. Yankubise hano ingumi abona ndabyimbye, azana ferabeto amundagura hano ku matama n'inyuma y'ugutwi kuko navuye n'amaraso aviramo imbere. Shyiraho mikoro. Shyiraho mikoro, yegereza mikoro. Ntabwo yankubitaga ferabeto no mu mutwe. Bigaragara ko yari afite gahunda yo kunyica. Oh my God. Ubwo noneho kuri RIB baranyakiriye nanga ikirego. Bahita bampa igipapuro ngo njye Kacyiru cyo kwivurizaho. Yego. Barambwira ngo raporo barayikora mvuye Kacyiru. Ngeze Kacyiru barampima, babwira uburibwe aho mbufite no mu mugongo kuko yankandagizagamo ibirenge akanshota imigeri mu mpyiko. Mwana we Paul. Hano hejuru ku mugongo mfitemo ferabeto yankubise zirishushanya. Jesus. Kacyiru ngezeyo bampa imiti, barambwira nsubire kuri polisi kuri RIB. Ngeze kuri RIB bongera barambwira ati ejo uzaza n'abatangabuhamya. Ndataha nzana babandi neretse ukuntu angize abaturanyi banjye. Twagiyeho ku wa mbere baratwakira. Ku wa mbere baratubwira ati rero mugende, ikirego cyatanzwe muri RIB turagifite, umuntu agomba gushakishwa agafatwa akaryoza ibyo yakoze. Ubwo baravuga ati nawe numenya amakuru yaherereye uzatubwire. Ubwo noneho mbaza RIB nise ko yagiye akinze agakingirana ibintu byanjye n'imyenda, turambara gute, turakaraba gute n'umwana. Mufitanye umwana umwe? Umwana umwe.
ubwo ribi hamagara mudugudu iramubwira se uyu mubyeyi niba umugabo yaragiye agasiga akinze ibintu byarabibona gute kandi ko tutamwemerera ko yongera gusubira muri iyo nzu ko amenye ko ayirimo yagaruka akamutwikira mu nzu. Ubwo aravuga ati reka nze ndebe ukuntu hakinguka. Umudugudu yari amaze kumenya ko urufunguzo hari umuntu yaruhaye ngo mbikuremo. Mama araza arafungura. Ni ukuvuga ngo ajya kugenda we yasize abikije urufunguzo. Yego. Cyangwa ubwo yari afite gahunda y'uko wenda atagukingiranye uri bugaruke. Ntabwo urufunguzo yarubikije kuko urufunguzo rwagaragaye ejo kandi ibintu byabaye kuwa gatanu. Ndagenda nkuramo imyenda yonyine n'iyanjye n'iy'umwana. Yego. Kuko ribu yari yanegetse ati iyo nzu nongere kuyisubiramo nyuma yashaka guca inyuma akamenya ko irimo agasanga akugiriye nabi. Ubwo n'uwo mwanzuro nahise mfata nkuramo imyenda. Ubwo mu gukuramo imyenda ni ibintu byabayeho binunguye. Nubwo nagiye kwivuza kuri Kacyiru ntago imiti bampaye nta kintu iri kumarira. Mu by'ukuri se wenda reka twinjire wenda mu buzima busanzwe. Umugabo wawe yari asanzwe afite iyo mico, ese mu by'ukuri ni umugabo urumva uhita wibaza se byagenze gute ubundi mu buzima busanzwe ubundi mwari musanzwe mubanyeho gute? Ubundi ukuntu ibintu bimeze njyewe nabyaranye nawe umwana umwe ariko ntitwabana. Yego. Nabaga ahantu bita muri Gisozi. Noneho ubwo nari nifitiye ibintu ndi gukora by'ubucuruzi, nacuruzaga butike, ngacuruza n'akabari. Nari nibeshejeho nitungiye n'umwana. Ibintu birangiye birahomba, bimaze guhomba urumva imibereho yahise yanga. Imaze kwanga nangira abansohora mu nzu. Gusohoka mu nzu nibwo nahise nangira kubona ko ubuzima bwanze. Ndabimubwira arambwira ati se wazanye uwo mwana aho kugira ngo ukomeze urarane n'umwana hanze. Wazanye umwana we ko yamubyaye ko ari se. Wazanye uwo mwana ukansanga hano i Gikondo n'ubundi ko ndi mu nzu njyenyine ko nakibana n'umugore yagiye. Ubwo yafite umugore wa mbere babyaranye batatu. Yari afite undi mugore. Yego. Ariko mwabanye utabizi mwabyaranye? Nari mbizi. Ndamubwira nti se ko nzi kugira amahane. Ubwo urabona njye nawe twazashobokana koko. Kumbwira ngo nze mbane nawe imwana agize imyaka 6 tutabana. Kandi impamvu yo kutabana nawe ko ari amahane ugira. Arambwira ati rero narahindutse. Ntago nyimeze nka kera. Ushatse wazana umwana aho kugira ngo ukomeze kurara hanze ufitiye umwana waza pe narahindutse. Kuko amahane nyamuziho cyane. Yamaze kunywa inzoga amera nk'umusazi. Ariko mu bundi buzima busanzwe nta kibazo agira? Nta kibazo agira, ni muzima. Ubwo noneho araje ngeze iwe i Gikondo. Mbona tubanye neza mu kwezi kumwe. Ariko n'ubundi ubusinzi ntibubure ariko ntibube cyane. Tubanye neza mu kwezi kwa 2, ukwa 3 kuko nahaje mu kwa 6 nko ku itariki 4. Yego. Nibwo nahageze i Gikondo. Ubwo noneho mu kwezi kumwe mbona nta kibazo. Amezi 2, 3 mu mezi 4 mbona zangeso ze n'ubundi zirongeye ziragarutse z'ubusinzi bukabije. Akaza akanuka akanyurira ngo wari ufite ngo ibintu none byaraguhombeye ngo ubu ngubu ngo nyine akanyurira ngo ubuse noneho uri he n'uri iwanjye.
ubu nta jambo ufite. ubwo wari waranze n'ubundi wari waranze ko mubana mbere kwa amahane akajya kandi gucyurira. nkaba narifite n'ibyo nkora bimbeshejeho n'umwana wanjye. arambwira ati akajya anyurira atugomba kwicara hamwe nkagutunga dore nta kazi ufite icyo ngutegetse ugakora icyo. yego nabona n'akazi nkajya nisabira nkabwira abantu bamfashe banshakira akazi ko gukora. ariko nari nabonye mu maresitora akomeye akambwira nta hantu uri bujye nukenera kujya gukora uzansohokere mu nzu. ndatuza nguma muri ubwo buzima. ubu tuvugana muri uku kwezi nari mamaze amezi 6 muri kumwe. amezi 6 yonyine niyo nari mamaze. ariko finali yaranyishe. pole sana. birababaje. hanyuma se ubwo kuri RIB bakubwiye ngo iyo nzu ntuyisubiremo byibura bagushakiye aho kuba? kuri RIB bambwiye ngo icyo bamfasha ni ugufata uwo mugabo akaryoza ibyo yakoze aho kubaho ngo ntago ibyo ngibyo ngo ntago bibareba. icyo bashinzwe ni ugufata uwankoreye iki cyaha agashyikirizwa ubutabera. yego. ayiwe pole sana. ubu se tuvugana ubu muri hehe? ibintu hashize igihe kingana iki bibaye? byabaye kwa gatanu nimugoroba nka saa 7 z'ijoro. byabaye kwa gatandatu nka saa 7 z'ijoro kuko nageze kuri RIB saa 9 z'ijoro banyakira mu gitondo ku cyumweru. nta hantu mfite ho kuba nta bushobozi bwo kwivuza ugutwi kwarazibye ntago numva. n'imiti bampaye Kacyiru nta kintu iri kumfasha. nari nkeneye no guca mu cyuma kubera umugongo barebe ko ntawe unangiritse. komera. nk'abantu mwe birababaje ntabwo byoroshye ko se abagabo babaye buti ndamu mwiza nk'uyu nguyu rwose ukamufata ukamwangaza. banyihanganira narwaye grippe imere nabi mu by'ukuri birababaje cyane. hari ukuntu njya mvuga ngo iyo abantu babiri kubana bitagishobotse aho kugira ngo umuntu arinde aho yica undi wamubisa cyangwa se mugatandukana hakiri kare nta n'umwe wishe undi. bise binyibutsa wa mugabo wishe umugore we amukase umutwe hano muri Gikondo. mu by'ukuri birababaje. ubu ngubu muri hehe wowe n'umwana wawe? nta hantu dufite ho kuba kuko ibintu byambayeho byarantunguye. ntabwo nari nzi ko byambaho. urumva ikibazo kigutunguye ntabwo kandi abantu binaye Gikondo ntabwo mbazi. ntaho pe. none se ntago ubu nyine muri hehe ubu muri aka kanya we n'umwana wawe? hano turi ni hehe? yihangane. uyu mama ndiho hano ndi inshuti n'umukobwa we. nabwo nahaje nimugoroba. iyo minsi yose ntabwo ariho narindi. baza gucumbikira? oya nijoro gusa naje kubareba. ntabwo naje kubareba nk'ubasuye. ntabwo bazancumbikira kuko mu kanya ngiye kugenda tumaze gukora kino kiganiro ndahita ngenda. ubu nanjye ahantu njya ntabwo mazi
kuko nta mafaranga mfite yo gukodesha n'ibintu by'uburyamiro ntabyo mfite. Mbese ndababaye. Kuki utakwigira iwanyu? Nta wacu ngira, mama wanjye ntawe ngira, papa wanjye ntawe ngira, mukuru wanjye nari mfite yarapfuye. Mana yanjye, komera. Umwana yavutse yirera, famiye nta kintu iba yakumarira. Mu by'ukuri Josiane, ubundi mu by'ukuri bihise bintera amatsiko yo kumenya Josiane ubundi ni muntu ki, wakuze ute ko numva wakuze mu buzima bw'ubupfubyi? Yego, byagenze gute? Mama wawe yaje gupfa ryari? Mbese duciye mu mayange ubundi inkuru yawe. Twe twavukaga mu Kimicanga, niyo kavukire yanjye. Nisanze ariho mvuka, nakuze ariho navukiye. Tuvuka turi abana 5. Mama wanjye yaje gupfa nyuma y'intambara, apfa yishwe no kubyara. Ayiwe. Ubucura bwacu bwari bufite imyaka 5. Apfuye dusigarana na papa, kuko mama bamushyinguranye n'umwana yari amaze kubyara. Dusigarana na papa. Papa aradutunga kuko twari dutuye, ntabwo twakodeshaga. Yego. Mama yapfuye mu 2000, numva ari mu 2000. Dusigarana papa, papa aradutunga, adufasha nk'uko ubushobozi bwe bwari bwifashe, ntabwo yadutereranye. Amaze kudutunga nawe bigeze muri 2004 nawe aza gupfa. 2004 nawe aza gupfa. Komera Josiane. Dusigara twenyine turi imfubyi. Njye na mukuru wanjye na barumuna banjye 3. Tumaze kuba imfubyi mu Kimicanga nibwo baje turirera nyine, turirera baza kudusenyera. Kudusenyera baduha ingurane. Ingurane tuza kuyifata, tugura ku Gisozi. Tuba mu nzu nyine nk'imfubyi. Tugirana, ntabwo twumvikanye nk'abana birera. Hajemo ibintu by'amakimbirane mu bana, kuko ari abakobwa gusa. Biba ngombwa ko tugurisha ya nzu tukagabana, buri wese akamenya ubuzima bwe. Yego. Kubera amakimbirane twagiranaga mu nzu, abagiye bakanywa bagasinda. Inzu yavaho ibati tuteranye tuyikoreshe, bamwe bati reka reka. Ntabwo twayibagamo twese, harimo abatarayibagamo bubatse. Ubu ubwiye ati nimwe muyibamo muyikoreshe. Yego. Birangira rero umudugudu avuze ati intonganya za hato na hato zanyu mugurishe mugabane, buri wese amenye ubuzima bwe. Twayigurishije 2016. 2016 urumva buri mwana yafasha ye. Yego. Dutangira ubuzima buri wese bwo gukodesha nyine gutyo. Ari naho wikuriye amafaranga yo gukora business? Yego. Ariho nakuye n'amafaranga yo gukora izo business. Ubwo birangira buri mwana nyine aciye ukwe, amenya ubuzima bwe, kuko byatanze n'amahoro. Buri wese yahise agira ubwenge bwo kwibeshaho. Birababaje. Uko byangendekeye. Komera. Hanyuma nk'umuntu uri kureba iki kiganiro, mu by'ukuri niye mpamvu ukoze iki kiganiro Josiane? Ese umuntu uri kukureba n'iki wamubwira? Impamvu nkoze kino kiganiro, ndasaba abanyarwanda babona kino kiganiro bamfashe, mbona aho kuba, kuko ndi hanze n'umwana. Ndarwaye, ndarembye.
ndahagarara umugongo ukandya kubera ububabare, mbona aho ndyama nduhuke. Ni ukuri n'abari hanze y'igihugu banyumva bamfashe kuko ndarembye cyane. Ni ukuri ndasaba ubuvugizi pe, ndi hanze naho kuryama naho kuba, ndasaba ubufasha mbashe no kwivuza, mfite aho ndyama naho nicara, nta kurya nta guteka, ntabwo nabona ahantu nekera ndi kuzerera. Ntibambone gutya ukuntu umeze, ubuzima burahinduka. Hari ukuntu bambona gutya akabona nta kibazo mfite kandi ndagifite. Oya biragaragara. Ni ukuri pe, bamfashe mbona aho kuryama, nicyo kintu cya mbere kimpangayikishije. Kuko naho nari ncumbitse bari bamaye iminsi 3 yarangiye umunsi. Ubu nyine ibisigaye nanjye ntabwo mbizi pe. Yego. Birababaje cyane ariko ihangane, mw'abantu mwe ntabwo biba byoroshye, ntibyoroshye pe, ntabwo byoroshye. Hanyuma wakwifuza ko yagufasha yakubona kuri iyo nimero? Nimero yanjye ni 0785 811 85 23. Yego. Reka dushimire abantu bose babanye natwe mu kiganiro tukitangira, namwe tuyisozanyije. Amahoro y'Imana abane namwe. Mw'abantu mwe, abantu mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese, umuntu ufite umutima w'impuhwe, uyu mubyeyi ni ukuri ni mu murwaneho. Hari ukuntu ushobora kubona umuntu physical gutya ukareba uti wenda nta kibazo afite, ariko mu by'ukuri aha hantu musanze ni ahantu ngo bamucumbikiye, ngira ngo yabibabwiye, ngo bagucumbikiranye n'ibintu byawe. Samura mikoro. Ibintu nta bintu mfite hano, nitwe ni gutya gusa tumeze, nta bintu tuhafite. Ni ukuvuga ngo ujya kuva ku mugabo wawe nta tuntu tw'udukoresho wazanye? Kandi icyo gihe nsohoka njya kuri polisi yarahise akinga akabikingirana n'ibyo nakuyemo ejo bundi. Ejo ni imyenda twakuyemo yonyine. Niko bababwiye ngo mukuremo imyenda gusa? Yego. Kuko ngo ni imyenda yonyine twakuyemo yanjye n'umwana. Reka twizere yuko hari ibihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali. Wowe ubasha kureba iki kiganiro ukaba wumva hari ikintu wakora. Umubyeyi ari n'akana k'agahungu kari hano inyuma ya kamera, ngira gafite nk'imyaka 5. Mu by'ukuri ni mu murwaneho. Buriya iyo umuntu atatse, umuntu ataka ababaye. Mwakoze cyane rero kubana natwe. Reka twizere ko uno mubyeyi agiye guhabwa ubutabera, ndetse n'uwakoze icyo cyaha akaba yabasha gukurikiranwa. Amahoro y'Imana abane namwe. Ciao ciao, bye.